zimwambuye utwe, umuturage yabuze amajyo n'amaza, yabuze iyo yerekera. Urabyumva? So rero bavandimwe, ibi bintu twabivuze kuva kera, turababwira ngo nimurebe kure, abantu bareke gukomeza bagira gute, bababeshya babwira ngo inkotanyi ngo n'ubuzima. Nabonye abantu bayirirwa bandika babeshya abantu ngo inkotanyi n'ubuzima. No mwarayobye, iki kintu mukimenye, kuko nge nabonye ibi bintu numva ngize ubwoba, singiye kubabeshya pe. Nabonye ibi bintu ndavuga nti ibi bintu ndabizana mbisangire n'abanyarwanda, bambwire niba ubuzima abanyarwanda tuzakomeza kubamo muri buno buryo, kubera kuko byagenda kose ibi bintu bigomba kugira gute, guhagarara byanga byakunda. Mumbabarire bavandimwe, mumbabarire munyumvire, uyu mama inkotanyi zitindahaje zizambaguje, munyumvire. Uhereye ku muntu wese ureba iyi video angirira imbabazi. Niba ahantu ndi nari mfite ibiryo byo gutunga abana banjye, ibi biryo bikaba byatwawe n'abayobozi babihagarikiye, ndahuruza ntabaza umuntu wese ubona iyi video angirira imbabazi, amfashe ndi mu gihugu. Kandi ikindi noneho ubwo kunkurikirana kunsenyera inshuro ya kabiri kuri ibi ngibi ubonye, aha ni mu gihugu imbere, ni mu Rwanda. Niba iki gihugu kukibamo bidakunda, turiyambaza n'abandi bantu dusaba ubundi buhungiro kandi hantu twahungira. Gira ati turiyambaza n'ahandi umuntu yahungira, ariko niba mufite icyo mwakora ni mu gikore, kubera ko leta irantindahaje, irankenesheje, intwariye ibyo naryaga. Mumwumve. Ubwo niba ahantu bankuyeho urugi rwo gukingisha, urambwira ngo narara hehe? Niba bishoboka ngewe ndasaba ahandi hantu, n'abandi bantu bangirira impuhwe, ndasaba ubuhungiro bw'ahandi hantu ho kujya kuba. Abana ntibiga, bivuze ngo uyu mubabaro twatewe n'umuntu wadukuye Nyarutarama tutazi. Reka tubanze tugaruke kuri umuntu wa Nyarutarama. Aragira ati abana banjye ntibakiga. Murebe neza uyu video nayibonye imazemo igihe. Uyu muntu bataba baramuhungese akimara kubivuga, bakaba baramwishe ahiwe akaba hatakibukwa. Aragira ati ubuzima tubayeho twimuwe n'umuntu wa Nyarutarama, aratwimura tutazi. Uwo muntu ninde bahumba? Uwo muntu wimuye uyu mukecuru n'abandi n'abazi bagiye bimurwa muri buriya buryo, washyiraho n'ibibazo by'abanyakangondo banze guhabwa ingurane, na n'ubu leta ikaba itabaha ingurane, kandi bakaba babimura babeshya ngo tubashyira ahantu heza nk'amanegeka. Mwabonye iriya mizindaro y'i Kigali, biriya binyamakuru bidafite icyo bivuze na gitoya, ngo abantu bahangaha ngo bagiye ngo kwimurwa. Bagiye kwimurwa se barahabwa iki? Uzi ko ibindi bihugu, mu bindi bihugu, iyo umuturage agize Imana, iki kintu reka nkivuge, iyo umuturage agize Imana akagira Imana yuko bagiye kunyuza umuhanda iwe, uzi ko birangira umuturage atangiye guhimbaza Imana, avuga ati noneho Nyabingi, Karande n'inyatsi shwiragizi zose zirapfuye, abazimu bose barandindimutse. Ariko mwumva uyu mubyeyi, uyu munsi baracyari kudutera, baracyadukurikirana mu Rwanda. Angirira imbabazi. Niba ahantu ndi nari mfite ibiryo byo gutunga abana banjye, ibi biryo bikaba byatwawe n'abayobozi babihagarikiye, ndahuruza ntabaza umuntu wese ubona iyi video angirira imbabazi, amfashe ndi mu gihugu. Kandi ikindi noneho ubwo kunkurikirana kunsenyera inshuro ya kabiri kuri ibi ngibi ubonye, aha ni mu gihugu imbere, ni mu Rwanda. Niba iki gihugu kukibamo bidakunda, turiyambaza n'abandi bantu dusaba ubundi buhungiro kandi hantu twahungira. Ubwo niba ahantu bankuyeho urugi rwo gukingisha, urambwira ngo narara hehe? Niba bishoboka ngewe ndasaba ahandi hantu, n'abandi bantu bangirira impuhwe, ndasaba ubuhungiro bw'ahandi hantu ho kujya kuba. Abana ntibiga, bivuze ngo uyu mubabaro twatewe n'umuntu wadukuye Nyarutarama tutazi. N'uyu munsi baracyari kudutera, baracyadukurikirana mu Rwanda. Ayiwe Mana yo mu ijuru.
ko numva agahinda kanyishe. Highway nibe namwe mwigiriye Imana musanga inzira yararowe subutwari sinamasengesho ahubwo n'imigisha gusa yarangije amashuri abura amafaranga nyamara uwo mwana arababaye. Nibe namwe mwigiriye Imana musanga inzira yararowe subutwari sinamasengesho ahubwo n'umugisha gusa subutwari sinamasengesho ahubwo n'imigisha gusa naba namwe nibe namwe naba namwe nibe namwe. Abantu bavutse kuri iyi ngoma ya RPF Inkotanyi ngubu ubuzima abanyarwanda babayemo. Umuvandimwe aragira ati mu by'ukuri ibintu bikomeje kuba byagira gute byagorana kubera ko umukire tutazi yaraje agira gutya aratubwira ati mugende ntabwo ibyanyu bishoboka. Abavuye Nyarutarama nyine kubera Nyarutarama abantu bagomba kuba bagira kuhatura namwe murabazi ntago ari ibintu ni abantu nyine babakire. Ni umugeneral ni umudepite ni umudiplomate ni yes ariko biza kurangira bimutse. Uyu mumama nkuko abivuga yabivuze bavandimwe muri kumva ahangaha tuzaduvuga ibintu bifite fact. Nituvuga ngo leta y'u Rwanda iyobowe n'inkotanyi irabeshya ni ibintu bifite proof urabyumva kandi ari beshya ni abantu twumva tujija. Leta ni ibeshye ariko ibeshya ibintu byerekeza kukugirira akamaro umuturage ariko ibintu leta ibeshya byerekeza gukiza mu kitegetsi ibyo bintu byitwarire kuko ntacyo gihe bimariye. Iyi politiki urayikora nk'ubu bino bintu by'isengero bitindahaje abantu bibatindahaje kubera ko inyungu ari z'umutegetsi afite inzikekwe barantera mu musengero harimo igihe bazana n'ibya politiki n'ibiki byose ariko ntago ibihugu byose bifunga insengero. Iki kintu mu cyumve bishatse kuvuga ngo izi politike mukora mukazikora murimo mwica abaturage uvuze ibitagenda mukamwica mukamufunga mukamuhungisha ntabwo bizashoboka. Reka genda bure Inkotanyi bamwe mu bantu muzisanga ari abantu nabo bafashe habonetse nk'igisirikare cyipanga akazi bakipa ugasanga ni bamwe mu bajoyininze. Nimba hari abantu bavaga mu Rwanda bakajya gushyigikira Inkotanyi ku kantu kitwa gusa ngo ivangura amoko naryo ryasererwaga n'Inkotanyi abantu bakava nk'abano mwahoze mwumva Rukokoma abivuga neza aravuga ati no iyo tubimenya iyo tuza kumenya ko Perezida Kagame azaducura bufuni na buhoro ibintu tuba twarabikoze urabyumva kubera Perezida Habyarimana wabahaga imirembe akabaha amahoro ariko ntibanyurwe byandi by'abanyarwanda tutanyurwa. Abantu bakifata bagasiga amashyaka mu gihugu yubatse ubumwe abatutsi barakora bameze neza bari gushyingiranwa bararya barahaga barorora ainsi de suite barangije umurengwe urabica gemba bwiza ukuri
abantu bagiye kwiyunga ku nkotanyi tuvugishije ukuri akarengane kari mu gihugu kari gahari ariko n'ahandi hose karahaba kari akarengane kari gahari icyitwa ngo kuringaniza ngo abatutsi ngo bake mu buyobozi n'ahandi ibyo byari byo ariko rundi abatutsi bari bake muri population ugeranyije n'ijanisha ariko icyo sinakweza 100% ko nta gondwa abaheza ngo bari muri guverinoma y'u Rwanda yayoborwaga na Perezida Habyarimana bamutoberaga nk'abandi bose zirambwirwa ruhame zose twagiye twumva ariko ndagira ngo batangarize ko buri haje urukiko ruscreeninga neza rugashyira abantu kandi biraje biziye abantu umuntu wa mbere ugafata umuntu wavuze ijambo kirya gihe yaba nabone abanyamakuru bakoraga ku RTM na hariya no kuri iyi radio y'inkotanyi nayo yavugirwaga amagambo yivangura anakomeye ahubwo anateye n'ubwoba ndagira ngo utangarize ko ugiye gutanga ibihano aba bantu bari kuvuga ubu ngubu ushobora kubafungira muri gereza ya mbere abandi ukafungira muri gereza ya kabiri ibi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko banyarwandakazi nitutareba kure ngo turebe neza duhaguruke duharanira uburenganzira bwacu nimba perezida yanzuye ikintu nkawe tumubwira iki kintu cyanzuye nkawe ibi ntabwo tubishaka nimba inteko ishinga amategeko yizi ibintu iri under pressure ya perezida tumubwira ati no ibi bintu byanzuye nkawe abanyarwanda ntabwo tubishaka ari niyo mpamvu opposition ikenewe mwumvishe uyu mugore amarira ari kurira leta iri kuza igasenyera umuntu ikamusenyera kandi yaramwimwe mukuye hehe Nyarutarama ibi bintu bishatse kuvuga ikintu gikomeye kandi kibabaje kandi giteye agahinda nimba uri umunyarwanda ukabutumva agahinda k'uyu mugore wowe wamaze gupfa kera ngiye mbanze nkwerurire nimba uri umunyarwanda ukabutumva agahinda k'uyu mugore warapfuye kera byararangiye ariko reka niganire n'abantu bumva agahinda k'uyu mugore urabona ibi bintu by'abantu bakomeje kurira Kangondo badahabwa ingurane hirya no hino badahabwa ingurane urambwira ngo igihugu cy'u Rwanda kiragana he nimba kitagomba kugira opposition iri strong aha ndahita ngaruka nababwiye ko opposition yo turayikeneye kandi iri strong ariko twagiye tubona ibibazo bikomeye cyane muri opposition kandi bituruka mu nkotanyi n'ubundi ku buryo bano bantu mubona bahunze igihugu gihe nagiye mbivuga ndanababwira none nanabure n'abantu barimo n'abano ba Badrama bipanze akazi cyangwa se biyemeje kuvuga amafuti n'amakosa n'ibyaha inkotanyi zakoze n'abandi ba freedom fighters barimo n'abano ba Major Robert n'abandi ntimuzizera umuntu wese mubonye cyane abantu bari around Rwanda muzi ubugambanyi maze igihe buvugwa muri Congo Brazzaville ubwo abantu bipanze akazi bwo kujya bagenda bajya mu ba diaspora mu bantu bahatuye mu bacuruzi bahatuye ngo batange imisanzu ya FPR ibyo bintu murabizi umuntu mukamwari muzi ko ari umuntu wahunze agiye kwishakira amaronko bitewe nuko igihugu cy'u Rwanda nta kintu kirimo ibintu byose abanyarwanda babakorera Perezida Kagame akagenda azi ko ari ibyo ngibyo ariko ukabona igisambo kimuguye hejuru atishati zana umusanzu wa FPR urabyumva ibyo bintu umuntu yahunze ahunga ibibazo ahunga inzara byiburagiza ahantu yagerageza gushakashaka udufaranga ngagira uburyo kiyatera imbere ukabona ibisambo bimusanze bitangiye kugira gute kumutesha umutwe ngo natanga umusanzu wa FPR umusanzu bayihana wiki k'abanyarwanda twishyura imitekano twishyura ibiki ese kwanza urawutanze uyu musanzu uretse gukurura abanyarwanda inzara n'ibibazo n'ubutindi n'ubutirigi no kurushaho kubafata ku munwa ngo batavuga ubundi ibi misanzu habwa FPR imariki ibi ni ibintu dukwiye kwigaho nk'abanyarwanda tukavugisha ukuri kwambaye ubusa kuko burya ngo ukuri guca muri esikariye ikinyoma kikanyura muri ascenseur ariko birangira n'umuntu ukuri kugeze gute kugeze yo kwageraga kandi iyo kugeze iyo kugana donc iyo kwerekezaga aka kanwe kagasubiramo nago mukumvishe neza ukuri kunyura muri esikariye ikinyoma kikanyura muri ascenseur ariko iyo ukuri kugeze aho kwagomba kugera ukuri guhita kuganza ikinyoma kirarimbuka rero ibi bintu by'abagambanyi bari muri Congo Brazzaville barimo bakora ibintu by'ubugoryi
by'ubucucu byo kuzana ibintu ngo by'imisanzu wa FPR inkotanyi bimari cy'abanyarwanda nimba tukibona abantu barira gutya tukabona umuntu bimuye Nyarutarama mu bintu by'amafuti ngo sinzi umuntu ngo watwimiye ngo Nyarutarama ubwo se munyarwanda ikintu tumva ni igiki tuvugisha ukuri ano tuganire ni igiki utumva sinzi umuntu watwimuye Nyarutarama ibibazo byose nuko byaje ariko none ikibazo mfite barimo baransenyera buri munsi ndakinga urugi ntago barushaka bakaza bakarukuraho ariko Rwanda warababaye Rwanda warababaye hano ku Isano Media Africa muzanyemerere tujye tuzana abantu bagiye bahemukirwa n'izi nkotanyi nanawe zikaba zikomeje guhemuka nanawe zikaba zikomeje guhungisha abantu abantu bakomeje kuba impunzi kubera izi nkotanyi zabeshye ngo zije gutabara abanyarwanda none zikaba ziri kubacura bufuni na buhoro abanyarwanda bakavuga aho kugira ngo mve umuntu uvuga ibitagenda umuholdinge umubwiye ati tuza muvandimwe reka turabikosora ahubwo uratangira umuhige ngo umwice ugucitse ukunyuze mu ryoya muri humye plutôt mumbabarire ukunyuze muri humye akabarahunze kandi kuba impunzi uretse abo muri gukomeza mugenda mugira gute muteza n'umwiryane nta kintu bimariye igihugu ntabe na gito none rero ubwo abo bantu bari Brazzaville bumve umuntu uzaza kwaka umusanzu w'inkotanyi uzamubwira ati ibyo byijyanire hano turi mu kindi gihugu nimba ushaka gutanga umusanzu w'inkotanyi uzawutange ariko ngewe nkuraho akajagari ntabwo mbaga nco bene wacu siko bavuga harya bo mu Bugoyi siko bavuga ndombaga nco reka rero twirebere bino bintu inkotanyi iyo zigenda zaka imisanzu sibyo gusa ahubwo zigenda zinamubwira atari ko subundi mbwira runaka ryameze bitero mwambwire mu by'ukuri muvandimwe igishobora kuba kigira ukujya mbere ugasanga abantu bamaze kuvumbura neza ko burya inkotanyi arizo ngo zagize uruhare mu isenyuka cyangwa se ihungabana ry'iri shyaka bita ngo ni RNC iri shyaka mu by'ukuri iyo ukurikije ibivugwa ugakurikiza amakuru dukura mu bantu bari bayemo usanga rino shyaka ryaratangiye rifite umurongo ririmo amoko yose abahutu n'abatutsi n'abandi bose abatwa bo nabonye inkotanyi byarakoze ikosa rikomeye cyane kandi ndabizi neza ko kwicuza ntago kuri kure abatwa n'ubwoko ni race sociale ko mututsi ko muhutu ko mutwa kuko nundi murabivuga ibya hutu na tutsi ariko mukora ikosa muburizamo iki ubwoko bw'abatwa guteza imbere abatwa ntagaruka uburiza mu bwoko ibi bintu ni massacre ikomeye cyane aba bantu bazabazwa kuko nta mutwa wigize uvuga ko yumva ari donc afite ikibazo cy'ubwoko bwe ariko mwabuburijemo ikiri kiganiro tuzaganira impamvu yari yihe ibi bintu nabiga politike y'u Rwanda babyigeho kuko ibintu ni amakosa akomeye cyane muzabazwa kuburiza mu bwoko bwisanze ku butaka mutaremye mwaje mubusanga murangije mu buburizamo hanyuma iri shyaka rya RNC ryari shyaka rifite ikintu bita unité donc ryari riri united harimo amoko yose rwose ubona abantu barimo bagiye batandukanye abantu bameze neza nta kibazo habe na gito bari bafitanye hanyuma iri shyaka riza kuvukamo ibibazo bikomeye bituruka no muri kwa yambatanye bategeka y'inkotanyi genda umunekere ariko nge yereka mbabwiza ukuri nge ntago njya ndipfana